Sikovyanga abakobwa bagize iki? Abakobwa batewe agahinda n'umubabaro aho afata amafaranga ye akayaha umugabo we. Aya mahase kubera iki? Kwa mukunda umugabo akayagarura iwabo. Ngo bigenda ute? Ngo amukwe. Biriya bintu wowe bibona ute? Biriya bintu kubwira umuntu ngo nguriza nkugurire. Ubwo urabona hakwiriwe gufatwa ubuhe mwanzuro? Bakwiye kureka kurongora cyangwa kurongora. Niko Kanyonga amasengesho akora iki? Amasengesho kwita Satani, urimo Satani. Kandi Kanyonga gukureye umenye usigare nta na rimwe ufite. Kwa jina la Yesu mundebereye umuntu. None se ubundi ni iki gikubita Satani? Amagambo yanjye nayo kubita Satani kuko urimo Satani sha. Ntabwo ari gusa ahubwo hari imize nacyo tumenye ndime. None nicyo ushaka kumbaza? Imana ibaho. Ibaho. Yesu yabayeho. Abaho. Muhammad yabayeho. Abaho. Assalamu alaykum wa alaykum wa barakatuh. Niko hanyuma nkacyakubaza. Kuki utamubajije kuri Satani? Satani yari igiki imbere y'Imana? None se wateze amatwi? Ntega amatwi kugira ngo nume Satani. Reka mbwire Satani. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire. Umbwiye iki? Ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power. Wibaha? Ibaha imbaraga. Ubwo se ari wowe na Satani waremwe mbere ninde? Ngo iki? Ari wowe na Satani waremwe mbere ninde? Ari yena Satani. Uwaremwe mbere ninde? Imbesiri yaremwe mbere ariko giye. Ariko ja. None se Satani we ninde? Satani? Inyana yimbo. None se wowe ushobora kutwibutsaho gato kuri la filozofi? Filozofi twaganiyeho. Turashize none. Ngwinyi? Filozofi. Dapa. Komeza. Kanyonga aho ratowe mukosore. Filozofi. Ako shangiye cyakanyimye mabona kimeze nk'igicucu. Ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi? Kuba mvuze ibyo ngo naki? Ntabwo bufite. Ariko se busha nkaho bubone ijuru zarijyamo. Ijuru no kwa Satani nshaka nzajyayo byose si ubushake bwanjye. Ngo byose n'ubushake bwawe. Byose nimbi aho uzashaka nzajyaho nshaka hose sinzahajya. Kanyoni gute watangiye umwuga wo gukina filime? Byaje gute? Byaje se n'indwara. Ariko abantu bari kubazanubura bazana. Aho kugira ngo bazi ibintu bizima biryoshye bishwa ngo byaje nkakorera. None se Kanyo kuba waratangiye ariko wowe wacecetse aho ngaho. Bana umwana aho ngaho twevugira ibyacu. Byana uwo muntu ntago tumushaka. Wagira ngo nise yashika. Yakani nk'ikiye kintu umva kirenze wakwifuza kuba wasaba Imana. Jewe ikintu nifuza ku Mana. Imana izampa amafaranga niye neza ndongura abagore hano kwisi iryo jiri zarirekerwa. Mukecuru numvise amakuru nguri isugi nibyo koko uracyari isugi. Acyari isugi. Nta bagabo n'iki. Ko muzengo nago amara iminsi ibiri utarafata ku. Narafata kuri Yeza ku. Mba twumvikane kumenya ko police. Giye kumbwira umuntu waba waraguhaye kuri Yeza ku. Namugenge mukorera ariko akamenya ngo reka muba amafaranga menshi. Ubwo no kuvuga ngo muri make ubwo yaguhaye amafaranga ariko kumenyera no kuri Yeza ku. Yarazi kuko nubwo ngundi inzoga ariko nza kuvata no kuri Yeza ku. Niko akagoryiwe kakana ngiye ugiye kwiga ugenda unyweye iki? Ngiye kwiga genda nkwe itabi amasomo yose bari madubaye utayatukura. Akanyanga mu mutaranda. Niko wandaye kugira ngo ube wanyurwa ku munsi wakira nk'abagabo banga. Nje nta muntu wankira amata yamaye imbere cyeka nasinze. Nabwo uncunduyo. Ariko shata wakimbire ko mbona kitumba ibyo nyibaje. Wakira banga. Nubwo baba batanuje nabafata fa kubunyishyira umwana nje eza karya. Aho ngeze nagiye umuntu nyuza mijije. Wandaye ndumva ufite ibibazo amafaranga utakatira nangahe? Igihumbi ngiye itangwa hagati rumwikomereza. Umuha tubiri kamwe. Uratubeshye ubwo suzanye bibiri nawe wamuha kamwe. Ubwo uzanye bibiri ni ukuraza. Ubu nta muntu uraryamana nawe akaba yaguheza nk'umwuka. Hari ubufite ireshyo ko. Bona ntibihura. Twumvikane kumenya ko police ubwibonye bidahura ukora iki? Nkavuga ati ijyanira yawe acyanya gusubiza. Kuko yama mbere nta gusubiza ukigendera nkahora nabandi ahubwo bafite gatonya. Akanyanga mu mutaranda. Twicishije bugufi mu mitima yacu gogo nadusengere dutsinde ikibi kiri muri uwo mugore. Umwanzi Imana turamwamaganye n'izina ryawe Yesu rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi ahora arekereje ni nk'umujura nyagasani Imana. Niko wakaraya we kaka wanzi kujya usambana cyane bikakurenga. Abantu bakorongoye wibuka umuntu wakorongoye igihe kirekire yamaze igihe kingani. Isaha n'igice. Isaha n'igice. None se Sandrine ndagira ngo mbwire nk'umugabo wakorongoye isaha n'igice ubwo wowe warumaze kurangiza nk'inshuro zingahe? Ngengirangije n'inshuro 3 zonyine kuko nange ninda kurangiza. None se wakana we kugira ngo umugabo akorongore urangize bese wakuba korongoye nk'igihe kingani. Turashize none. Mudi turi ya mbere
ntabwo ndangiza turashize none se urangiza ku ituru ya kanga ndangiza ku ituru ya gatatu ngo rero twumvikane kumenya ko police wakaraye we kakana ndumva ko umuntu yakurongora ukarangiza bigoye ngaho tubwire nk'umuntu wakurongora ukarangiza tubwire yabakurongoye nk'igihe kingana isaha rero nawe mama pasiteri twumvikane bitewe n'ibintu ndi kubonera muri no singiye kwigira mu ijuru shaka kuzajya mu ijuru warakobanye ufite imisaya imeze nk'iyo umuntu uri kunywesha umuheha niko wa mugore we bagwaye ikizamini ngo mare iminsi 5 utaratanga ku muswagege ngo bawumenaho wabishobora iminsi 5 ntararongorana ngiye nkonda imboro ku rwego rw'uko bamitishemo ibiryo n'imboro nahitamo imboro ariko rero abantu nta bwenge muke uba ari uguhitamo ibiryo byo bikubesheje hari ibyo byatumye ungana gutyo bigatuma ugira n'uwo muswagege wawe urata none ngo wahitamo imboro ese ubundi uyikundira kuko iraryoha byataye pasite wora bivuga hiki ntabwo abantu bashaka gusenga ikintu gituma mvuga ko ibi bintu ari bibi umva bo ubusambanyi bwakoroneje ngenda kubwirinda n'imbere y'Imana nubwo bambwira ngo urwaye sida ukambira ukama gusa namanuka kizimbabwe koreshe Prudence kirarereta gutya kirese ndabese koko kwa kunenda wakwataka wajya kuma cya kintu kireta kikagwa ikindi kurongora umusazi ugira vuba vuba kugira ngo dakangu atagusara zinda mukuri kw'Imana zinda ziradufite jewe rinda twaranye n'ejo bundi Sodoma napfe kumanura ipantaro abafashe igitsina bagikuruse mu kazi nkunda no kwigisha abantu ngiye bundi niko kazi nikorera ziba akurumva nk'inyigisho uri gutanga mu rubyiruko uzi ko iyi video ugiye gushyira hanze itabiri burebwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 inyigisho ubutanga mbi gusa rata wowe nimba wumva ibi binavuze atari byo nyihera like share na comment umuntu nasharingira aka video kagire ku bantu beshi ubundi tubirwanye twivuye inyuma akanyanga mu mutaranda